Kumwana isi nijoro amakuru gawe kari meza. Umeze neza se wowe? Imeze neza cyane. Wambwira ndaranye ubutumwa ziko nari muzaniye amafaranga ga 500 na telefone. Ego shako nawe uhari se ariko waza ukabona nicayeho gatwamutegereza. Ego ndikwihuta cyane. Abwo unamunchimirire umubwire ngo ni umuntu w'umugabo nukuri yamfashije kandi arangwanaho cyane. No twagaza aho ngaho waza ukicara ko n'intebe ari ngiye. Oya ngwino wikwihuta no suko natakiri kare. Koko mana isi nijoro umubwire ngo nsabe yanyuza hari kwihuta. Oya ngwino hari nakantu yari yabyenze kukubwira. Nako ndi kwihuta ndagiye. Asuri kwirukanswa niki? Si hakiri kare kuri aya manywa. Amanywa. Arega juzu nanganize. Ariko waruvuye kwiyuhagira. Nari mvuye koga nagiraga ngo note naka kazuba. Karagutatura rero. Kintu ndi ariko banamfasha no kwisiga. Anda uyimuhe ubwo 500 ngo nabuza aho mvunjisha araza kunshaka. Kwihuta hari nandi mafaranga yari yambwenze kuguha. Amafaranga yari yakubwiye ngo ngire nze kuguha. Njewe wowe sha. Hari amafaranga yari yambwiye ase waza nsawajya umenya kuri mwiza uburi kwirukanswa niki. Kuko mazi eda birakubwira. Subu waza nkaguha n'ubutumwa yambwiye. Chari. Ubutumwa yaguhaye ubutumwa bwa NSABI. Yari yambwiye ngo nze kuguha ubutumwa hari ikintu kindi ngo mwari mwavuganye so sinzi rero. Zarangufasha. Siko ufite ubwoba. Nase ufite ubwoba bw'iki? Hari ubutumwa yari yambwiye. Erega ni telefone yari yambwiye ngo uze kwigumana. Isa nk'ugize gutya mwerekeho gato. Zangufasha ese ufite ubwoba bw'iki? Ndikumva imyenda zanje ziri kuvamura. Ziri kuvamo se zijya. Muzi kumva atari guhumeka nawe. Erega hari n'izuba ryinshi. Hari izuba ryinshi. Wewe humura. Telefone rero yari yayiguhaye rero nubundi no kutarabimenye rega banayibika. Nako gacupa kanje nkomeze n'isomero. Oya humura ufite ubwoba bw'iki kandi mwajya. Nagira ubwoba zikagana. Oya nukagira ubwoba ari gura umuhungu mwiza w'ibogari. Kandi rega buri mwese yakwifuza si wandebye. No tufite ikihe kibazo? Nkuraho nawe. Nari naje kumwaka ibijyo by'ingurube. Kumwaka amafaranga go guhamagara telefone y'ingurube kugira ngo ihamagare. Oya vugutuje. Mvuge ntujije. Erega nawe nkuraho kugira ureke kugira ubwoba. Nari naje kumwaka telefone y'ingurube. Ingurube yakura ibijyo byayo yirire telefone. Oya nakubwiye wigira ubwoba. Ntabwo. Gaho vugutuje nyine. Cyane ko nyine nanjye humura nta kintu ndi bugutware nawe nkuraho mbese nkuraho gaho nyine birajya binagufasha kugira ureke kugira ubwoba. Iyo ngurube kubera ari zo nororaga yewe ingurube kugira ngo ingurube uzagende uyirere ikure iki bonaga binagoye cyane. Oya ntago bigoye cyane ko hari amafaranga yari yambwiye kubw'ibihumbi 40. Iyi ngurube zandaranye ubutumwa. Oya nyine nayo yansije ngo nze kuguha. Ego ko. No ndaranye ubutumwa arankundaga. Ishara gukunda pe. Ari n'indi ngurube numvaga ejo bundi ari kuvuga nagiye kukugura yizane. Rero komeza umbwire iby'ingurube buri iby'ingurube nibyo mbaga nshaka kumva. Ukuntu buragukunda. Mu ngurube. Aragukunda cyane. Sinono. Oya sinzi ko ndi kumva biri kugenda ariko sinzi ko ndi kumva meze. Umeze ute se? Nasuri ko wagira ngo nkandagiye agashirira. Oya ntagashirira nako. Nyine nakubwiye nawe ujye nkoraho birajya bituma ureka kugira ubwoba. Wareka ko nkoraho cyane ko ndi kumva ndi gushanyarara. Urashanyararazwa n'iki? Arakagurube gato mu rugo dufite. Kagufasha kugira ngo kuhumeka. Sibyo?
oya kugira ubone uko uhumeka ipataro yagwa oya nta kiniraba iyi bosi iragwa turi kumwe ipataro yagwa ntabwo yagwa shu wigira ubwoba sibyo se ako kagurube byagenze bite ako kagurube twapanze kukajya dusanga ni gatoya cyane tureka kukajya okay noneho hahera indi ngurube nshyashya noneho ikuze ashaka kuguha wewe humura nugira ikibazo ingurube nshyashya nshyashya nziza kandi yakuze iki kibazo sibyo ariko azajya yibuka katazi bibera mu nda y'isi sa koko mada nawe inyiturano ni iyi ngiyi nsa oya inyiturano ni iyi ngiyi koko oya murice mwice oya nsa koko oya nguhe butamwa wiyongere wongenda koko oya ni ibi ngibi byawe mwana vuga na buhoro oya ubu ndazibandwa nzerekeza reka gusakuza kuko ndenye ariko ndeke gusakuza gusanze ku mugore wanjye none akarusha ukamurongora ahantu nkaha koko nsa warinze kujya kumwambika isentire mu majosi nta kintu mwakoze reka ngaho twabikoze mwabikoze yego kukarubanda nkaho ngaho k'umugore wanjye ndi kukubwira boroshejwe mwana wa mama ko ngiye kukurya uri mubisi noneho bya bindi wavuze ngo ndaranye ubutumwa ngagira amahane ugiye kubibona hari icyo ntaguhaye muri uru rugo ntuzajya nkaguha amayinite ukaza nkaguha n'ibiryo ndasaga pe koko mbabarira umbwize ngaho basi dore ndanapfukamye imbere yawe n'umugore wanjye mbwira ni igiki ntagukoreye mbwira ngo ni igiki ntagukoreye ku buryo usambanya umugore wanjye nsa ku buryo wifata mara yise nijoro ku buryo wakwifata ku karubanda niko umuntu acikwaga ariko ugacikirwa ku mugore wanje ko unarebye nta kintu twabikoze twakoze ibyo reka nkubwize ukuri n'izina ry'Imana ihoraho reka nkubwize ukuri n'izina ry'Imana ihoraho nshaka kugira ngo mbwire umuntu wakorohereje ariko nshaka kugira naje nzanye telefone nsanga umugore yicaye reka nkubwire arambwira ngo urukunshaka cyane ngo urankundaga cyane nje namubwira imishinga z'ingurube akanga kumva nsa ari nje nawe ugiraga imishinga y'ingurube nini ninje ugiraga imishinga z'ingurube ninje pe nsa ntutume mbarwaho amaraso n'izina ry'Imana nsa ntutume mbarwaho amaraso ntutume ngirane wa mugore wagira ijambo nari muvuga nsa ndakoze n'akarimi kawe uburyo kare waje muri kunyiririmbishwa nkagira ni urukundo kumbuje kuntira amayinite ntabwo natungurwa no kuba nsanze uryamanye n'umugore wanjye ntabwo natungurwa yego ntabwo natungurwa n'izina ry'Imana ibi bintu nkore ntabwo ari byo mbabarira ntabwo ari byo n'izina ry'Imana ngaho utekereza umuntu w'umugabo ukabisambanyiriza umugore we ku karubanda nkanga waragize ukambwira ngo ntubabarire ntaravuga byinshi ngo nkore n'ibidakwiye muri aga maso y'umugore wanje no mu maso gawe ndetse no mu maso guhoraho yego kora igikorwa cy'abantu babagabo shokoza uransuzuguje mbirimo uri gupfuneka ariko nsa reka nkubaze ko nkubwiye ngo kora igikorwa cy'abantu babagabo iki gikorwa ni cy'abantu babagabo ubu ndamutse nsanze umugore wawe hejuru wanyishyuza amafaranga angana iki aya ni amafaranga wampa
subirana amabuti yawe. Noneho rero sasa n'undi muntu wese uzakureba mu maso azavuga ati ntago ari NSABI. Urumva neza? Buriya nakoroheye, urumva nakoroheye. Wa mugore we wagira icyo uvuga none nkabona amavuye. Wowe ibyo ndagukorera, wowe ibyo ndagukorera, wowe ibyo ndagukorera. Uri kunkandagira? Oya. Uri kunkandagira? Uri kunkandagira? Ko n'umwana w'Imana ko n'abantu bazi babi. Nta mwana w'Imana ukoragira ibintu. Yego. Kwambura umugore w'abandi ubusa. Uzi ko ari cyakihanirwa imbere y'Imana n'imbere y'amategeko ugise. Ibyo urabizi? Ndabizi cyane. Ndabizi pe. Hoje urankinisha. Nawe nagukinisha nukuri kwiba. Ndavuze ngo rero ntongera gutuma mvuga kabiri. Nziko nta hantu nguhishe koko amafaranga ganari mfite. Ariko usibye kwirindagiza no kungereka kurinjije mu bwonko. Ubwo umutwe gwa ni ikigorye. Nta mafaranga ufite nta kuntu wabigenza nta bantu ufite hanze. Nta bantu ufite. Mpereza niyo telefone. Mpereza iyo telefone. Vugana na Ruziga. Vugana na Ruziga uwo mu muji amafaranga guhaga ubundi gacaga he. Shaka ibintu mubesha mbona amafaranga kuri iyo telefone. Vugana nawe. Alo. Komera cyane Ruzi. Yewe data we zishahu wagize ibibazo bihubiragiraga. Yewe sha data yarari mu ntuzi nuziramugira none ubu ngubu yabaye intuza nta umuntu ukumenya ngo ugira ngagize ate. Yagiye gucira neza ibintu birarangira. Data baramugonze igifaru kiramugonze. Aha, nizamanuka nyine zisanzwe zibagaho ngaho. Yemwe wanyera wenda nk'ibihumbi 50 mirongo ine bakanyera nk'ibihumbi 40 nibwo wenda data ku kaguru gacitse bakongera bakaramana bakamusubiraho. Yabaye ibyatsi nanje ndi kumureba mu maso nkamuyoberwa bamugonze akaguru. Wakwereka ukuntu umutwe gwaba ibyo akaguru nyine ko kugendesha kari hamano gafite n'akabomba mu muri nari bigohereze ngomeze ngwane nabyo ndebe niba biracamo sani rega niwe wacu natwe turi uwanyu sawa akira bikande bizi ntuzashura vuga uri kundeba urumva neza ndi kubyumva reka nkubwize ukuri uje uhora usenga Imana cokoze uje uhora usenga Imana yo mwijuru urumva neza ereza hano wanjye fata zongera kukubona muri uru rugo agamaso kanzaga turumburamo n'ikindi gihe inzira ije kwandarunye ubutumwa ushura yireba wireba urumva neza ndi kubyumva gira vuba agenda wowe uzi ko ndiza amarira akanaza we urashyiraho menshi n'ubwo umugabo wanjye uzi ko ndize nkumva ahubwo amaso agiye kuvamo ako rero nawe sheri ntane kugushira amakenga se kandi oya utabeshe nta kintu umukoze koko kuri aka gasi oya mbwiza ukore ndacyuzuyeho kuko urarwene bijiyo bija ndarutinyaga ariko ari igicucu areka bana akusha naye ndarize we uzi ko Ega nugukuka iyo bakubwe ngo gusara nugushishikara subaga ruko naso ko nari nashishika me uraruntu utashishikara utuye noneho wakwitaga ndabona ni urampfashe uvuga bukemanza kitari cyare oya cyagiye cyo karindagira ariko dore ubwoba mana abantu bose bameze nk'uriya twakira